reka uyu munsi turebe insigamigani ivuga ngo bamutereye kuwa Kajwiga. Uyu mugani wacu iyo babonye umuntu ufashe undi akamuniga akamunegekaza nibwo bavuga ngo bamutereye kuwa Kajwiga. Bakomotse kuri Kajwiga k'imunyaga mu Buganza Kibungo, byabaye hasaga umwaka w'1700. Ndi Esther niyo mutabazi, iyi ni Esther Official TV. Reka dutangire. Kajwiga yabyirutse ku ngoma ya Kigeli Ndabarasa, abyirukana ubuhanga bwo gukirana arusha abandi bose bo mu karere k'Ubuganza n'Urukaryi n'Ubwanacyambwe. Amaze kuba icyamamare mu Buganza n'ahandi, abasore b'Imukarange basaba Ndabarasa ngo bazarushanwe gukirana. Ndabarasa ntiyatindaganya, aramutumiza araza, amubwira ko amutumiriye gukirana n'abasore b'Imukarange. Kajwiga byumvise araseka kuko yabonaga nta n'umwe wamuhangara. Ati wenda bazaza uko batuye Imukarange. Nuko bararekera abasore b'Imukarange kwitegura kurushanwa na Kajwiga. Igihe kigeze basesekara ibwami, Ndabarasa ati nimuhoge tujye ku Karubanda aho abantu bose babarora. Baragenda no ku Karubanda, bahageze ruranzikana, umusore w'Imukarange watoranyijwe mu bandi agisumirana na Kajwiga. Kajwiga aramwisa, hakurikiraho undi, Kajwiga amukubita hasi aramuvuna. Abandi basore b'Imukarange babibonye baratinya bareguka. Kajwiga atsinda atyo. Amaze gutsinda abasore b'Imukarange noneho abikimenamutwe mu gihugu, bituma byimbamo ikuzo ry'urugomo. Umusore wese bahuye akamuhata ngo bakirane, yabyanga Kajwiga akamufata akamukubita. Akomeza kubigira atyo. Bukeye abantu bakuru bajya kumuregera Ndabarasa bati Kajwiga yaciye ibintu mu gihugu. Umusore wahuye wese arakubita, mbese baramuvuga, bagerekaho no kumubeshyera, bagerekaho no kumuhimbira bati ndetse uretse n'abasore n'umusaza n'umukecuru bahuye arakubita, avuga ko u Rwanda rwose arurusha amaboko. Ndabarasa atumiza Kajwiga aramuhana, amubuza kugira urugomo rungana rutyo. Undi arataha ariko ntiyacogora ku rugomo rwe. Nuko abasore bo muri utwo turere babibonye batyo bajya inama yo kuzihanira Kajwiga. Bukeye bamutegera ku ibuga bashoye inka, bamwiyenzaho baramutuka, bamututse ararakara abasatira yariye karungu yuzuye agasuzuguro. Bashoka bamusumira bati ntihagire umukubita, mureke tumunige gusa. Bamutura hasi baramunigagura. Abakuru baraho baritarura bareberera ayo bamugirira. Urufuzi rumaze kuza atangiye no gutubita abapfu, abakuru bamubavana mu nzara yashegeshwe, bajya kumwondora. Amaze gukira acukiraho ntiyongera kugira uwagirira urugomo. Aha niho hakomotse urwiganwa. Babona abantu bafashe undi bakarwana bakamuniga, bakiyamira bati bamutereye kuwa Kajwiga, nk'uko abasore b'Imukarange batereye Kajwiga ku munigo. Naha dusoje insigamigani yacu y'uyu munsi. Ndi Esther niyo mutabazi, iyi ni Esther Official TV. Ndabashimiye.